cyacu ni ya giti cy'imizi mirefu. The manager. Tubahaye ikaze. Asante sana. Umeze neza? Ko bien. Ko bien. Ariko ujya ndutambaye film na gato. Ahubwo buri gihe nasanze iyo nje muri interview akenshi nzambaye. Sure. Niyo mpamvu rero nje buri gihe. Ibaze ko ari cyo kibazo mbere mubaze. Like ugenda utambaye film guko. Kandi umunsi nashatse kwambara utubonera nari ko biraga. Urumva ariko impamvu. Buriya kuba ufite amaso aseduwiza abantu. Ukajya ugira ubwoba. Kandi babimbwiye bavuga ngo icyo kiganiro cyane muraza guseka murinde musoza mugize ngaho nyumva icyo badashaka no kujya afite amaso aseduwiza yakugusha speaking of kugusha ibyo tubishobora ariko wa mugani mwahuye muti twahuriye ku isoko nari nagiye guhaha ku isoko ku isoko yaracuruzaga se isoko rya Kimisagara nagiye guhaha stock arimo gushutinga indirimbo z'abandi bahanzi ndazanye nk'abandi bano sange ndarangara mbona n'ibintu bishimishije kuva kuri indirimbo nuko twabyinjiyemo uramwegera se waramwaproachize wararindiriye aniza gukora shooting of course yarakuze nge nabonaga nyine akora ibintu by'ubwenge tuntu bakanda twinshi nabiranejeje nako nyine ndarangara mpavuye navuga ko umuntu ukora bino binange yazabinkorera kumugira isa neza bakora nanjye wazabinkorera yego nako nyine nase nimero telefoni ye nyuma twajya tuvugana yaza no gushyira indirimbo bitaga Ese Urabizi ari umuraperi wa kataraboneka umva ari umuraperi ako n'ibyo ndimo yarayikoze bakajya ngo ni yabushari kandi ari yakwisiza Ese Urabizi raziba hit fata igihugu cyose ese wa muhungu nabonye akora ibintu by'amakamera afata n'amashusho noneho wabonye video yayo ukuntu yari imeze video ntibaho ni bushari moves zonyine zari ziri waririmba ngo nifata amashusho ateganya ndaririmba aza no kuma n'izindi link mbona ahubwo n'umuraperi biteye ubwoba sasa nyine nuko byatangiye none twisanza nahaga mwisanze natwe twatangiye nka ya nkuru ngo nyine barambwe ngo subira badusura mwaricaye mu bishira mu mapuro cyangwa ni ku muntu watumwumvikanye nk'abajye byatangiye cyo nyine fashe Ese Urabizi bagari bagiye kunyangira ukuntu Imana idufasha byacu byagasobanuye ukaba wapushinga umuntu bakamumenya ku mafilime nanje nyine tubipushinga izo ndirimbo turasunika abantu barabikunda imwe ebyiri nyine bikora bondi hagati yacu nyine numva ko bibaye nk'inshingano none ayo no ku muntu ari hambo afite discipline yiturije muri we kandi ari muri haso itamworoheye ko Biden yari muri tronkome ari umunyeshuri ayisoje turi kumwe abikora ndebe imiziki agenda yikora kubure yakoze fast afite cya leta ya ndirimbo ya mbere yanzwe tugeze tunone kora promotion ko yayikoze ahita ajya mu kizamini cya leta fast kabisa musumba yavuye mu kizamini afite akazi Rusi mbonye none umuntu nawe uruta ende uyu nguyu ni generation zimwe rukagura ni kwa kundi mbana nakubaganye nuko nakubaganye rubo nanjye nabuze manager nanjye undinda nyine kugira ngo nitonde ngera gutya nyine bigenda kuri nawe ni generation zimwe ni generation zimwe kabisa great ubwo ngubwo dukomeza kwa GT karame ese ubu ngubu sasa biratuvanga urimo urabibalansinga gusobanura cyangwa se watoje abandi bantu ndetse no gukora management ya byose ndabikora wenda ruba minsi ishize bigo byari bikeneye mbanze nshinzira nzima ko urumva buri umuhanzi noneho ampolice katugere no kubyimyaka ntago kwisa umuntu kuze cyane w'umusaza umwe ntabwo byose yabyikorera nari mfinyire nyine hamwe namwe magaragare mwere kuntu ibintu byose byagenda ko mfite n'unyungirije bitadirana kabaka none ntangira kujya no negera inyuma kujya ubungubu they can do it on their own ko nk'ubu bavuye Burayi wenyine ni bangahe
ndavuga nyine gihe byakurishize imbye ngiye guheraho nyine nabanje kujya nkora follow up 24/7 mpari nyine tujyana mu muziki ariko nk'ubu nko mu ndirimbo ebyiri zitambutse nagiye nyine negera nyuma gatoya rero ko they can make it ntari kumwe nabo cyane ngo ngitaviningemo kandi byagiye bikunda so ubu ngubu rero mu video zo ndimo ndazikora cyane so washatse kubanza gusubira ngo inyuma ubanze wiye time nanone muri movie ubu ngubu mu bizo ndazikora cyane ko nari nabuze amakanya kazo pe umva imiziki ari nkeneye amasaha menshi ariko ubu noneho ndabakubita filime zisobanuye ndabahata filime nabyumvise okay great easy bitese uko bon ariko ubusanzwe uri umuntu ugira amagambo make naba nkubeshye cyo kuza tumaranye iminota 30 kuzamura nibwo basobanukirwa wariwe shaka ndimo kubona inkubisinzire nkajya ngo ntora gwisa mama nakarigeze kumbwira ati shobora kwiyorebekanya uko ukora kose ako umuntu uzari ujye ureba zino nkovu azayavuga ati sha uno muntu nagarisha okay nice and ndatekereza ko sinzi niba wabikora mu mutwe wawe ngo bibare 2 3 4 5 wagereranya nk'ama stage umaze kugeraho kuva watangira like your active years ya career yawe oya ntabwo ujya wicara ngo ukore utwo like mu maso zincamo ariko ntabwo ahita uvuga ngo ntabwo wagereranya hagati wenda tuvuge wenda ni hagati ijana na 10 reka tumworohereze eshatu nkuru uretse ariko nzivuze kuva natangira like career like breakthrough yanjye yes kugira ngo subi ijana nizigeramo ni nko mu ijana zigeramo kabisa ijana zageze 102.3 Kiss FM. Are you ready? Saa 3:31 ni Kiss Breakfast especially rwose noneho muri aka kanya Breakfast with the Stars turi kumwe na Chris Easy turi kumwe na Junior Giti muri studio zacu ibanga ni irihe ko nta ndirimbo ya flop wari wakora ni hit after hit ibanga ni irihe hari umugambo ufite natwe tujeyo nako ngo nabo bajeyo ese n'urusengero rusengeramo natwe tujeyo ni iki gituma abanyarwandakazi mwitegura indirimbo ya Anita Pendo oya mugushaka ibanga rya hit well actually ikintu navuga nuko buri umuhanzi yabyumva bura kurushaho nta banga riri inyuma y'ibi bintu ngo ridasanzwe of course umuntu yikigomba kuba ari icyawe kuko hari imyaka myinshi umuntu ashobora gukora ariko kubona ibintu uri gukora bwabaga ariko nta kintu kiri gukunda hakazamo n'umugisha w'Imana of course ari ubanza imbere ariko gukunda ibi bintu gukora to give your best like muri studio dukora bisanzwe ni nka bet ukavuga uti kankire hanze ndebe feedback at the end of the day ugasanga bigenze neza nta banga iyo umaze gukora indirimbo uyumvisha abantu bangana actually mu bantu basogongera indirimbo zanjye cyane neza ko nk'abantu batanu ba mbere harimo mama harimo umuntu witwa Bubuna na Banina n'abantu bo mu rugo like urumva societe njye kinasanze Junior twumvikanaho cyane ari ukuntu twumva yuko ibintu turi gukora ni iby'abantu ntago ari ibyacu so ushobora gufata nk'indirimbo ukayigira nka hari nka produit yo kunywa ukoze ukagenda ukumvisha Banina ukumvisha like sister ukumvisha mama icyo baguhaye ukigenderaho like creating ibyo bintu so nyega ko ari bimwe mu bimfasha kuba ibintu byagira ahantu bigera bya fresh ubwo uzi indirimbo badusibisha ukuntu zingana sure hari nizo musiba ikiri mu gisibe kandi baba bayanze nyine batukubwiye nabo urumva bo ikintu cyambere dukora indirimbo indirimbo ijemo twistings nyinshi niyo waba ukora nka challenge wowe bwawe wicaye kuri telefone yawe kuri snap ukumva umuntu arahogoje cyane aragusa cyangwa ufite ukuragera gutega nyine ahinduranya imirongo ama melodies injyana uvuga ngo ndi muri indirimbo y'abandi bwa ukinenga so rero nabyo ukoze indirimbo kumva nyine mu kugenda bakwipa hakurya hakuno kurimba nyine bikabacanga mumva ko atari yabo yonge naga bari yabo so indirimbo za izi indirimbo nyine mugendana ni korali murajyana nta gusiga nta kuza muragwa gukire hejuru cyangwa gukire hasi cyane bikuvune rero ni nyinshi bajya badusibisha ati rwose sha dadi ngi yanze pe ndumva birimo biransiga mugavuga yire nyine cyo nyine hindura melodies wakoresha bujyanye gukora ikintu nyine umuntu ashaka kuba yaririmba ngo mujyanirane nk'umuturage
kuri umuntu yabasha kumva indirimbo mu gihe utamusiga utamuvuna mu mutwe biroroha cyane biramufasha nabyo byari ibanga buriya ry'umuntu bita Meddy ko indirimbo nyine iri hafi yawe yego agashiramo na catchy word wabaye inkora mutima kwibuka asanzwe nyine ni ikintu cy'umuntu ugenewe umuturage none ajya kubigira ubwenge bwinshi cyane urabugye urimo kumuvuna kandi yavunitse naga bakibyumvishije rero ibanga rindi no gusenga turasenga pe okay niye nago usengera hese ko muduhakanye oya ndashaka kumenya ko rusine ko arimo guseka ngewe nago nimo guseka rusine ko na Pendo na Junior bameze nk'abantu baziranye cyane uri gutereta nk'umuntu wamaze kubibona neza kuri kumufera urabona ko tuziranye karimo kumesha none se oya Junior nyine ndashaka kumenya ahantu musengera ese ko muhakana nkajya muri babyara ba Yesu oya cyangwa Yesu ni best one oya nuko nyine ndashaka kumenya ahantu ubudusengera yigi njye sinjya kuri New Life hano rw'Kicukiro niho nsengera easy yani Catholic Rukatolika sha uzanjyana Kibeho pe uzambabare nk'ishiti yanjye ejo waboneka ndahari ejo tugende hari ikibazo kimwe cyanariye gukemuka mu buzima bwanjye ngo nako nsigaje kujya Kibeho gusa oya bira ntago byakemukira Kibeho ari abo padiri gusa oya ndavuga Bikira Maria akumva gusaba kwanjye niwe wenyine sigaje kumbwira rega Pendo ikibazo nuko ikintu usengera murambivuga mu makono mu comment ya ikintu usengera ni ngewe usengera ni ngenda hari ariko nawe ushaka kubyumva reka ndebe agatwe kajya ni gato batazakama humura mambo twabyumvikanyeho ati Pendo nta mwanzo wamuvamo nta kibazo kiwe sharing is caring. Cyane sharing is caring, yes. Uba ize ngo abantu baraziranye koko. Abantu baraziranye. 2.3 Kiss FM. Easy. Ufite amakorabo. Who is Kevin Kade muri your moment and who is the band? Yeah. Kevin Kade niwe nabanzirizaho ku bantu buriya hari kazina nubishaka ngwise ngo Papa Gigi ariko like njye wari mwiza ariko buraza asharagigira cyo ko ruramwitara ako kuri guhari nuko Kade zikina ashaka kandi yari mu kintu agikunze agishyiramo imbaraga ze zose nicyo kintu kinyorohera yaba Folomiana yabajugumira gukorana nawe bari mu navuga ngo ni muhanzi wa mbere dukorana nkabona ko imitekerereze mfite niyo afite turi guhuza 100%. The energy ushyiramo nizo giving back. Icya kabiri ni umuntu wiheba vuba. Turabipfa ewa rukundo urumva kuri shoot uba disappointed cyane rero nkangiye kwera no gukora ibi bya direction n'ibiki hari utumanzi tutari buburi we rero ujya kumva ukabona for example nk'itara rirahiye akiheba ngusindirimbo twagize gute we nijewe kahise wonije kuva ari jewe Kade azamo na effect y'uburebure buri abantu barebara kenshi na kenshi turababayika Rahib abantu barebare impamvu mbabayika abantu turababayika kuko buriya niyo havutse ikibazo no garagara nka nyine bayazana bivuga undebase uzureba mugenzi wawe muri nago uzi confidence za barusine bagira confidence akabihagararamo neza and the Ben we no muntu ikintu atandukanye na Kade cyane we nago navuga ngo ntibindeba ahubwo abavuga ati arakana kwanda gukoresha ngo Imana irabikora Imana iraza kubikora hari cyabona ikibazo cyabaye mwenda nko gusara kuko nawe twagiye gukora location barayitwima then turiba twese twicaye then nakana comment you know what Imana irabikora kandi kubona ariko Ben we Kevin ariko wayenda nko gusara Ben we hazamo urumva iyi video wakoze y'ijana uzakoreye Tanzania Nigeria mu Burundi uko haje mibazo hose yarabimenye yararusha ibibazo we abavuga ati ndavanga nkoze video niba bana byanze ndakorera muri mu muhanda yo kubirangira bene nagiye mu mufite stress amasaha bafasha mwiruka ngajya kubona bereye mu nzu akabanza kwitera make up akitunganya akajya kuri koro akavugisha umwana wawusoke nturuna ukabajya mufite stress wawusoke to my baby ngo ariko undaje dukore video we ni gake atuje kandi ibintu bikajya ku murongo bigakunda sasa Kadewe ikadawe nk'amaga abantu bose yabize byo
Joy. Ane giye mubyuka mwese mufite ibindi bintu mwapanzwe ndimo kadengo ngo bite Juni. Ngeze kwa runaka video ngiye kuyifata. Mbona kadata na jasiziro kadaya mu burira gasiziro. Nta ushaka gusubiza indirimbo. Kujya kumva saa 10 za mu gitondo mwese mwahanye gana mu TV derajya hanze minsi 3. Ngo yamana ngo ngera ngiye kuyaplodinga. Ntabwo ngiye kuyaplodinga. Nsize abarusine. Bagira confidence. Akabikagaramo neza. And the Ben. And the Benwe no muntu ikintu atandukanye none akade cyane we ntago navuga ngo ntibindeba ahubwo abavuga ati arakana akunda gukoresha ngo Imana irabikora ngo Imana iraza kubikora ari cyabonye ikibazo cyabaye mwenda nko gusara kuko nabo twagiye gukora kuri location barayitwima then turiba twese twicaye then nakana comment you know what Imana irabikora kandi kubona ariko Benwe Kevin ariko wayenda nko gusara Benwe hazamo urumva iyi video wakoze y'ijana uzakoreye Tanzania Nigeria mu Burundi uko haje mibazo hose yarabimenye yararusha ibibazo we abavuga ati ndavanga nkoze video niba bana byanze ndakorera muri mu muhanda ko birangira bene nagiye mu mufite stress amasaha abafasha mwiruka nkajya kubona ibereye mu nzu akabanza kwitera make up akitunganya akajya kuri koro akavugisha umwana wawusoke nturuna ukabajya mufite stress wawusoke to my baby ngo ariko undaje dukore video we ni gake atuje kandi ibintu bikajya ku murongo bigakunda sasa kadewe ikadawe hamagara abantu bose yabize Joy ane giye mubyuka mwese mufite ibindi bintu mwapanzwe ndimo kadengo ngo bite Juni ngeze kwa runaka video ngiye kuyifata mbona kadata na jasiziro kadaya mu burira gasiziro nta ushaka gusubiza indirimbo kujya kumva saa 10 za mu gitondo mwese mwahanye gana mu TV derajya hanze minsi 3 ngo yamana ngo ngera ngiye kuyaplodinga ntabwo ngiye kuyaplodinga none se wayesobanura bakatubwira na Chris Ize nawe noneho nk'umuntu umuzi neza twebwe tumubona nk'umuntu uri perfect ariko wowe ushobora kuba ari n'akadefu muzi watubonye ukatubwira niba uvuze akadefu ka Chris Ize defo z'abahanzi reka tumworohereze I'm describing kuruma nyine abahanzi buri ikintu cyambere kibaho bameze nk'amavampire ana nk'amavampire amasaha hamwe muba muryamye bo baba barimo kureba nk'ubu ngo nanjye nambwiye nyamure kuzikushiza twakoshanye pendo nahongeye kumukoshona ngiye kuryama pe cyo koza bwa mbere ntago nabimerutse kuryama saa 8 z'ijoro ubundi ntago nizi ndyama mbere ya saa 10 saa 10 za mu gitondo no munsi naryamye saa 8 z'ijoro ishusho ya pende ari indi mu maso mvugane wamurose ya masaha wowe uvuga ngo dufite kuryama turuhuke ejo dufite gahunda iyi niyi bo bararabicaye bariyeranje bakarara bicaye ukamukora saa 1 ukajya kumva saa 8 nibwo yinjiye mu buriri yego uzo ngo rusangira ngo mufate mugende asinziriye babyuke mufite aho mugeze nyine muhageze niyo mpamvu ko yakubona gice so bambaye amarinete so Kevin Chris Easy what describing ute urumva gusa nyine we nubwo wenda ibyo bintu bibamo aratuje arakubagana ameze ate muri byose ni imvange ni melange ya byose melange ya byose gusa ikintu kimwe tubasha guhuza ikintu mwapanze ari gusanga ari ahead of you none ugasanga ahead of me wenda mu kintu kimwe ko nanjye ahead of you mu bundi buryo ntabwo nyine ushaka kwicara ngo wumve ko tuje muri comfort zone ikintu kiri hanze so umva rero n'umuntu nyine uhora wumva ko afite gukora kandi kantu gashyashya ntaga ava kwizima ntaga cika intege kandi twizera ko mu gihe twatangiye akazi niyo kimwe cyanza mukoresha ubundi buryo makanyine ikintu ushaka mukigezeho so ni munyakazi mwene bagambo mwembi ko muri abo bari creative cyane iyo mudahuje bigenda bite narumva nge ndamuharira ubivamo ndamuharira mbwa nta kundi gwa nyine wewe gwa byenyeje ni hadashanye tuzakubana ryo makahayiye ku ngufu quick one wari wa kora projet muri video as a videographer warangiza projet ikagira ikibazo cyangwa igashya cyangwa ikabura cyangwa akaba memory card bara ikanda nibyo bintu bihora biba but like story nabaga tu yani ya Vestina na Docas hari indirimbo yabo yitwa Ibuye muri Ibuye twashutinze inshuro ebyiri Ibuye twashutingiye
n'ahantu hafi yo ku rwibutso ni parcelle hari niho twayishutingiye then ndi gutaha nateze moto then memory card iriho amavideo yose twafashe nyishyira muri bag yanjye ndi kugenda na moto hari ukuntu moto igera ahantu imikino igakubita ikubise nditerera nanjye memory card ivamo iratakara bitana nayibona kiri gutakara icyo gihe hari curfew ya sign yari 3:40 gutyo mitamagara narayishatse nzana mama bakubura mu mihanda turashaka ndayibura mamagarire ndavuga ndi rero memory card ndayibuza ati suri ndahamubwira aho ndi yabuze icyo avuga ahita kupara nyihorera kiduka hagize aho ngari ko twarayibuze buracya ndagenda ndaryama ndiyakira dusubiramo video shoot. Rero umuntu ukora video arabizi ibyo ni ibintu bahoramo cyane ndibuka na video y'umuntu yitwa Jack binigeze gukora yari kuba boy n'umuzungu ugiye ku export ngo aramubwira ngo izarangiye mu minsi 3 kandi imashini ntabwo yabisupporting ibyo bintu Y'all already know what I'm about. No music. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Juni nguki Shandababaye tugiye gusoza rero mfite amagambo naje napanze yo kuvuga menshi none ngo turasoje none usura yavugira ndi mbwire pendo ko mukunda kuri radio ndava ntabivuze reka dukomereza aho kandi namubwiye ko ngiye n'abana bose ndi ready kubarira nkaba papa abo mwiza nkamukundana n'abana ntangiye kwiheba rwose ibintu uzova tangiye sha nakwita mbyore ariko nzo yitonde murahanga ndenda kuzamukanda Junior amaze imisi nkundura yaba managers and the promoters, the investors amafaranga muri gushyira mu ngari gushango ibintu wowe ubibonera kwihango bavuga bati management y'umuziki hano mu Rwanda nta kintu imaze nageri kwinjiza niyo gukora gusa ariko utiteze inyungu ese wowe niko ubibona inyungu warayibonye rero ngewe gisiko mbibona uko nge mbitekereza nge kubwa view ya mbere yoroshye ubu kano kanya ufashe uyu muhanda turimo hano Kicukiro ugana mu Bugesera yego ukashyira alimentation ya miliyari 2 miliyari 2 mvugura zumva z'idolari amafaranga atagarutse warenganya abakiriya ngo nagwaje guhahahira oya urifashe ugiye Nyamata ufashe Nyamata mu gihe alimentation ya $2 billion amafaranga atagarutse wabarenganya oya ubahaye ibintu birenze ibyo bakeneye ubahaye ibintu birenze byo bakeneye kugira ngo bakonsome yego ubukano kanya ni nk'indirimbo 10 za Chris izi nduzazumva umunsi w'umunyarwanda ukuntu uteye ukeneye ngo umunyarwanda nabyuka yumve Kiss FM nabari imodoka ajya handi hantu yumve uruga rw'imikino naruvaho wenda arebe filime ya YouTube akazaga nako karakomeje ubyibuke nagira akanyira bagasobanuye wenda kumugora batashye yumva imiziki 3 gusa no mu ndirimbo 15 azazikoresha iki ntabwo zazumva so urumva icyo nshaka kuvuga nuko uyu muziki amafaranga ushoyemo menshi cyane atari ngombwa yego ubushinja ibyaha ako nivuga ngenda kora project imwe na Chris Easy tuyikora muri 3 months dutuje amafaranga twashyemo banze agaruke tune dukora yindi bizadukundira so kuinvestinga amafaranga menshi rimwe na rimwe hari usanga nyine amafaranga investinze atari butagaruka nk'uburambwe mu kanya ukoze indirimbo ya Chris Brown na Chris Easy tukayimarisha iki ntakintu yamaraze nyine icyo yamara no nawe aratunguwe aravuga ati uyu niwe manager mfite baza wumve neza aha ngo bigara muri ango muri bubyumvemo neza yego umva ango bisobanurira umuntu wawe nabizi nuko we akenshi asatwa n'ingero ntanga ufashe Chris Easy akoze kurabona Chris Brown ko biri kose ako kanya yatemo igira ibintu bya danger ku buzima bw'umuziki wa buri munsi wa Chris Easy nagaruka Kigali bizongaraza atagene kurabona Kevin Kade ashukida ntago yamwigomba kumupasha umupira muremure ukeneye gukomeza nyina aho ngaho yageze yagurutse akomeza hirukankire kuzanga Kigali cyasa byagorana babyumva ako nimvuga ndabanza nkora umuziki mfata Kigali n'u Rwanda nufata nko byifuza ejo nibona bikunze nere inambwe nje hanze nje mu Uganda na East Africa ntangire nyogogemo nibirenga siga muri kujya Nigeria kwenda n'abatangiye konsiyo kuba bawumva aho ngo kuri step by step amafaranga yose ushobora muri gani buhoro
Nabyizeye ko yanagaruka. wizeye ko yanagaruka ariko nifata kano kanya nakoraga video ya miliyoni 5 kugera kuri 10 hata nkora video ya miliyoni 50 icyarimwe ku muhanzi ndi umushinja ibyango we nk'umuhanzi warambeshye twashoye 50 miliyoni none ntago zagarutse kandi ndi munamurenganya okay reka tworoshye ikibazo mwarayagaruje ese ko muyavuga nkaho yarangiye kugaruka oya ayo mumaze gushora okay tuvuga ko sofa cyo navuga twe umuziki turashimana ko tubereye mwiza kuko muri make hagarukamo andi make Nisi wabyumvise nabyumvise reka mfite amakuru yuko ngo ngo mugesera ngo gukomeza ugenda gutya urahabona ngo ruguru y'umuhanda ngo nibikorwa bya leta munsi y'umuhanda ngo nahabo gukomeza iyo ngiyo ngo za Kanzenze za Karumunari za Gahanga iyo hirya hose gwembe kugera ku mupaka w'urundi ijambo rimwe pendo nuzo ugafata umuhanzi uri umushoramari ukamushyiramo byinshi bya mirenge ako kanya umutunguye ntabwo wazabyanga nk'umuhanzi kumanzi ifisa gutera imbere ako mushyiramo byinshi ntibigarukire ku munota wawe expect nako bigarukiramo ntuzamushinja ibyaha kubera yuko like abaciniye mu kibuga kiri wo muha ibintu byinshi birenze akanya ukuntu uremere bwe bungana umunzano ugiye kuwumena mujya mutekereza ku kijyanye na album ko wavuze indirimbo 15 muziduherera rimwe ngo ntacyo twazimaza album rero ukuntu usigaye zikorwa album zikorwa amaze kare kuyigurisha ntabwo album ngo ayikore ngo aze ngajya kuzunguruka imyanda yirukanka oya bifite umukiriya mukavugana mukayikora yayikunda mukayishyira hanze ariko ifite umuntu ayiguze already hari n'ukuntu nabonye hari indi technique yo gukora amahit indirimbo zawe ukagenda usora imwe masingo ukazafata nka EP wenda nk'iyeshatu ugahita ukora album bigahita byitwa album anyways hanyuma Chris Easy ufite sheri ko byanzera no kuvuga ngo za nkuru zose twumvaga zari ibihu ako ngiye naravuze ngo iyo live abana barenze bateraniye ngigumi imbere yawe ariko ngo nejo bundi gajya hanze ngo haro ngo bahuye ngo musheri we ngo kingo yawe nukuri pe ngewe ikintu navuze nuko Chris Easy ntago career ye azigera yivanga like na relationship thing igihe nzatangaza umunanyi n'igihe nzaba ngiye kuva mu muziki nyamuntu igihe nzaba ngiye hariya imbere y'Imana tukabisoza tuzabana ifoto y'mu murenge I promise you kabisa ngaho ni sawa cyane okay akabazo kamwe ndakabaza Junior ndabizi ko ariko wigeze ujya mu rukundo of course muri rukundo uri kumwe nawe njye mu rukundo na Junior oya muri gukorana ukajya mu rukundo n'umuntu ariko gukorana na Junior ikintu cyabera nabwiye ari mu rukundo abameze ati nibyo nashaka kuvuga ko gusabirinde icyo kintu cyabera mubujije bazakwicira ubuzima ntashaka kubijyamo ibyo bintu ako super beka mubaze azashaka ate kumubuza abakobwa cyane byo biri muri management bizabyitaho umuntu yagiye mu rukundo byangiza ibintu byinshi aba manager baba babiri naramubwiye inshuti yanjye nibyo gukundana uzabireke none se okay wamuhaye igihe cyo kuzakundanira bazi baramukunda ko ntago ajya bakunda wow nako nyine niyo abakunze mu mutima bavuga ko ngomba kunze kandi ifate ntakora icyaha Juni bani zagubana kandi Juni twagira ngo Imana ni mubyara wawe wajya gafite nk'ibanga Imana yamubwiye tutatubwiye uragire urumva ukuntu utubesha why is it to be a must ako pe nawe rero ikintu uri kwaza Junior ubu koko ubu naba ndi mu rukundo nkajya kwibebeza kuri Junior oya hari ukuntu unyaruka buri kanya kuri telefone ya muntu ari mu rukundo hari utwo tujeste hari ukuntu yego hari ukuntu maybe uburi mu marangamutima yawe uri pose wenda cyangwa se ukabura jagaraye nibyo ngibyo nabazaga wewe ndekina kwa nk'ejo nko mu rukundo dukene nka credit muri banki wumva yabaye inshuti mu banki credit yamara kuboneka agahitamo inshuti n'umuntu ucuruza ibibanza nyine we bitewe na diri umugiye umuntu ahita bakundana ariko mana Junior nk'ubu dukene nk'ahantu diri ngo aduhe ikiraka na ku isi ahita akundana n'umuntu ukora muri ibyo bintu bakakundana abasheri
ariko iyo birangiye ahita aswikinga. Okay, reka dusoze. So dusoza duri gusoza niziye gahunda mudufitiye muri uyu mwaka yego Chris Easy ari single. babariza rimwe baka ndashaka cyari ikibazo kijyanye n'ibyo ngibyo twavuganaga n'ubundi mu kanya ariko ntacyo turakora. Oya ntago kijyanye n'urukundo. Nyuma y'akazi ko basa nk'abantu bakora cyane, nyuma y'akazi bakora iki? Muhurira mu biki bindi bya fan murimo bitari akazi, bitari kuba ngo kumva imiziki no muri studio cyangwa iki? Ubwo ni bibiri icyo muduteganyiriza muri uyu mwaka, icyo twe expectinga from yana yo turayifite so far. Ikindi twe expectinga nyuma na nibyo muhurira mu nyuma y'akazi. Okay, icyambere navuga wenda kuri like projects z'uno mwaka from yana yasohotse hari a big surprise tukiri gutegura hariko 1 to 2 weeks like biri imbere tuzayitangaza. It's a very good thing. Igitaramo akora sinameze nk'umuntu wagira wakuvanamo amakuru nangiye kuvuga ibintu kandi mvuga ko ari surprise. Ni surprise ariko turatangaza kubangaha. Ikindi ni imiziki niyo duha abantu bacu. We promise them gukomeza gukora iyo bwabaga kubaha ibyiza biruta ibyo twasohoye ubushize. True. Ikindi ndumva Junior yagisubiza nacyo. Junior nyuma y'akazi muri mu biki yo muri buhuri? Nyuma y'akazi iyo dusora akazi tujya tudukunda kujya gusenga. Gusenga no kujya muri gym. Okay. Ikindi ni ugukina PlayStation. Namwe mukina PlayStation? Yego. Okay. Muzaza ni abana banze rero. Darajonde barayimusabye ahubwo. Ubwo Junior ubitekereze. Niyo muri gukina gatanu nta kane mufite mutagikoresha. Iyo ushaka guhangana na Nzovu. Babwira uti Daddy Junior he's bringing it. So urumva dukora. Yego. Muri abantu bazi ko abasani ngo kuruka ko ari ikibara. Twe turatangaje. Ushaka kumara amezi 3 mutaragikozwa. No kwambukanya barongo ngo tuzi nayo Kigali. Ari kibazo haza kubwa impamvu. Ibase. Mishinga yose ni muri Bugesera. Wow. Kereka mukeneye producer gusa. Nawe nyine agiye dusiga tumujyanayo. Selement banga dukora umuziki ureba. Amakuru rusine yamaye nagiye kuyemera. Nakubwiye. Barabara bakavuga bati Kigali wenda ni imiziki. Yego niyo tugejeje kuri ibi ngibi. Ariko iyi mishinga yindi iri Bugesera nayo reka twuma kuyikurikirana. Tuzi Kigali tuje mu miziki ubundi ubworozi bw'inkoko nabwo mu Bugesera tubwiteho. Okay. Mwakoze cyane. Reka tubashimire turabona mwenye mari ahageze nawe. Antoinette kiganiro cyo iminota nabahaye irarangiye. Yari yatwemere yatubwiye 20 batubwiye ngo tugeze saa 8. Antoinette uzibitana kugoye byasabe gusabwa mikrofone. Mfite amagambo menshi naje nshaka kuvuga. Ndavanga yose nyavuze. Giti muhaye iminota yindi 10. Turi kwa gatanu. Imara na mwenyine. Sene shobore na juu. Tugezemo. Yo. 10 kabisa.